Hello bavandimwe, nitwa Nsabimana Zakariya, nkaba nkina muri filime Umugore w'Ingare, nkaba nkina ndi se wa Shema, nkaba ndi n'umwanditsi muri yo. Hello guys, nitwa Nirere Leonsia, nkina muri filime Umugore w'Ingare, nkina ndi mama wa Aya, mba nitwa Rosas. Nitwa Kubwimana Asumani, nkina muri filime yitwa Umugore w'Ingare, nkakina nitwa Urugwiro rwagwije icyaka. Hello guys, nitwa Rachel, nkina muri filime nitwa Aya, Umugore w'Ingare. Amazina yanjye nitwa Ruganintwari Bosco, nkina muri filime yitwa Umugore w'Ingare, nkina ndi Karyarugo, izina nkina nitwa Nisamu. Hi, amazina yanjye nitwa Niyoneza Claudine, nkina muri filime Umugore w'Ingare, nitwa Claire. Murakoze. Mauja. Uri ku irembo? Sawa. Samu bite? Noneho wambaye gute seka? Mauja. Bine bikira. Naje gusirimuka. Kono wambereye gusumba. Naje gusirimuka rwose. Umi nziza. None se ko butavuze imikanda ari nibi? Oya ari niterambere ariko Mauja nawe rwose cyaro ntago kiragushiramo. Mauja. Iboro none unzaniye ni bwoko kira. Iboro se nyabake kandi? Uri kwimana umwana arahiye noneho. Nyakirira umwana wawe. Mauja. Wahashye ibitoto noneho kishiwe. Udase bakubwiye ko dodo ahangaha arizo turi bu. Idodo kandi Mauja asanga ngana muri inyama. Ubu murana kubwiye ko inyama uri buzibye ugahaga. Urumva? Kumva umeze neza nyine. Inyama ntabwo wazirya mu gitondo kugeza nijoro. Ugomba gucishamo nka saa sita ugashyiramo idodo. Noneho uyu ni umubyeyi aranosa abakeneye imboga kugira ngo hazemo intungamubiri. Oya atungarangira ku ruhande twonyine. Uzajye mu bundi nkaturya twonyine. Ariko Mauja none iboro nzaniye rwose ro kuri kwibara pe. Iboro se nyabake kandi nibyo biri mu mufuka uri kuvuga? Oya uyu mwana ariko ntukireba ukuntu cyakimeze. Ntabwo iyi ngiyi ari iboro. Mauja oya ndari bikabisa aho muri muti rwose. Uyu ni umwana ugomba kumwakira ahubwo neza ubundi se kutamusuhuje. Namusuhuje. Urumva ibitekerezo byari biri hera.
kambanza ngeze zidodo mu rero gikoni nigenda gusetsa iyo ndahangaha yirirwa nsetsa mu mugero azana kwigisha maze ngaho ni karibu rero ngaha ni iwanjye ariya ni karibu rero ahangaha niho mu rugo uraza wisanga ariko kristo nyiringa ushyiraho gakeya kugira ngo nyine utumenye bijya bimeneka ikirahure kiriya ni ikirahure duhonda kundi dushaka kiriya ni ikirahure cyameneka bishyiraho gakeya nyine kugira ngo cyongeze ko ndazi uri kureba cyane wowe mu cyaro nta hantu hameze gutya hano ari inzu ni nziza ukuntu inzu bigize ibyo mu cyaro binashanje ndabona noneho mbonye byenda gusetsa ya kabiri hano nayo mfite byenda gusetsa uriya muhungu ubonye nk'iyo nababaye nyine umva nayo nzajya nkuganira nzamara n'irungu yego kandi bigeze ibintu byose rero ngaho ni karibu ngo niwe wicare ku muntu ushaka twicare mu gitabo kinini ikibazo niba ushaka ko twegerana karibu umva hano hantu ni heza sinzaguma hano nta kibazo uzahaguma nyine bitewe n'uburyo nawe nyine uzitwara igenda umwana mwiza n'ubundi si wabibonye none se ubundi ikibazo kuba umwana mwiza ubundi kuki wacitse iwanyu ntabwo nabacitse na mama arabizi ko naje i Kigali iyi naje gushaka nyine yari abizi ko naje gushaka akazi nese kuki waje uzanye umwenda nyine nese ko ibi ngibi ko ari mushyashya mama yanguriye umva ibindi byose birashaje niyo mbizana i Kigali bari no kunseka wenda umva maze utu twese twiza twiza n'umugabo wagira ngo ntabwo wari uvuye mu cyaro cyangwa ahubwo wari ufite akazi barakuzi maze ni na dushyashya oya nuko ari dushyashya ubu n'ubwasa n'ubwambere wambaye none mama yatumye nyine ndarana wambaye yego mana nyiringabo iyo bakugura imyenda se urayambaye nyine ko akaba ari mishyashya nyine kwa kundi wiharanye nta kibazo rero buriya turaza ndaza kureba nyine amafaranga mfite kuri konti ufite no kuri konti nyine skora mukire nindangiza nimbona bishoboka najya gushopingira imyenda mikeya urabukoresha muri iyi minsi kuko urumva ntabwo wakambara umwenda umwe gupopinga n'ibiki gushopinga ibyo byo nyine kujya kugura imyenda ariko nyine nanjye nubwo ntazi icyongereza ariko narizi gusa ariko uri akana keza uri mwiza ikigaragara nyine umva none nimba n'amafaranga wenda ngize nk'amahirwe nyine ngabona amafaranga mbona ngo utwenda twiza nkagiye nshyiraho ya misatsi imeze nk'iyo yawe ngashyiraho n'iyindi misatsi cyane nta kibazo nyine buriya uzabigeraho ikintu wenda nanone nagukorera urabona mfite umukozi nakubwiye ko nakuzanye nk'umukozi nkuzanye nk'umwana nyine wari uhuye n'ikibazo ikintu ndi bugukorere wenda nakubariza nkareba ko nakubonera akazi byaterwa n'akazi wabona hari ubwo ushobora kubona akazi nyine wenda umuntu agutunze hari n'ubwo ushobora kukabona n'ubundi ukabona akazi ukora utaha urumva ukora utaha nibwo waba ugitangira ntabwo wajya geto wajya utaha hano kuba nyine uri wenyine wikodeshereza uba mu nzu nzajya mbahane kugeza hano ko nakunze ntutananira nta kibazo nanjye ndi umubyeyi ubona igenda umwana muzumva ibintu byose ndetse gukubura no guteka ibijumba n'ibishyimbo n'imyembe byose hano se turya ibijumba kangahe akuzanye kukuzigisha guteka inyama narazikwigisha umuhungu wanjye Sam arazikwigisha niba uteka njye ntabwo njya mpfa guteka kireka nyine nk'ibintu ariko nawe guteka arabizi ndabizi cyane byose njye ndi umwana mwiza buriya nta kibazo nta kibazo rero buriya mu kanya ndabwira Sam akujyane nese mwamaye ibiryo n'ibiryo ndetse nyine gato mu kanya aratetse ntabwo birashya ariko bigiye gushya ikintu dukora numara kurya barahita bakujyana bajye kukubaruza kwa mutwara si ikintu cy'umuntu baburuga baramufunga ni ukuvuga ngo iyo ugeze hano i Kigali kumva mu cyaro ntabwo bibaye iyo ugeze hano i Kigali rero ikintu ukora cya mbere umuntu uri iwawe wowe ni ukuvuga ngo niba uje iwanjye ndajya kukubaruza kwa mutwara sibo bamenye ko aho mu rugo hari umuntu wahinjiye kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nugira ikibazo nanjye ntazakwihakana kandi wari utura aha ngaha
si ufite irangamuntu se ikigaragara urakuze nyine uri mukuru ufite imyaka ingahe njyewe ko mfite n'irangamuntu ngeze imyaka yo gufata irangamuntu nta kibazo rero ubwo ngubwo ndabwira Sama kujyana nta kibazo ubwo rero Sama nawe yavuye mu cyaro yego Sama nawe yavuye mu cyaro arankorera amaze igihe kinini tumaranye igihe kinini cyane Sama nawe ni umwana mwiza umuntu mwiza ntabwo nyine n'ibyenda gusetsa uzajya useka imbavu zishya nawe mugiye kujya mwirirwa nanjye mba nanjye kuganira njyewe nanjye kuganira uzajya useka imbavu zishya pe ubwo ngo nubwo tuzajya tugira ibintu bishya usumva mwagira ibintu guteza sawa ntabwo mwagira okay ubwo rero ukambwira Sam mubaze aho bigeze anakwereka nyine ubu ahantu ugomba kujya uri nta kibazo se hariya amenya ahantu anyuzera Samu si umuhungu ni gato Samu karame babuja se ubu uri mu biki ku buryo muhamagara inshuro ebyiri noneho wasaze oya ntari babuja ntari bi rwose genda iseriye kabisa wanyweye izahe iseriye rwose ntugire ikibazo cyane satondeka muri kuba wanyihisha ntabwo nywa dondo ubwonko babuja umwiki sike nywa akantu k'agasirimu bita Kamusanze Kamusanze biriya bigura 200 na 300 kariye suba ngubwo ibaze iyo binyweye ugataha mu rugo rwanjye ni nayo mpamvu maze iminsi unekera ibiryo bibishye ako kantu ko ukambabariremo rwose kari akantu ko kugutekera ibiryo bitaryoshye neza agahana n'igihe mbura ikirungo uzi ikintu ugiye buri kirungo hano haba habuze ikintu hari n'igihe ariko biba bihari ariko nkagira n'ubunebwe bwo gukingura mu cyumba inzoga umaze inzoga ugiye kunkorera ndashaka ko icyo kintu cy'izo nzoga ukihorera zirananuka rega niyo nje imbere uranuka nkazivaho neza nkazivaho jya unywa kariya karikeri kagura 8,000 kamwe ka ngufu Gin United ntabwo mbizi zibara amoko menshi kariya kagura 8,000 kariya nta kibazo Moja ntabwo ubufaranga umbemba hano ntabwo bwava muri iriya nzoga nzoga y'ibihumbi 8 urumva maze kugira ibigango ku buryo uvuga ngo amaje tugiye tubwizanya ukuri ntabwo uri ku rwego rwo kumpemba amafaranga yo kugura inzoga y'ibihumbi 8 uzi ikintu ngiye kugukorera reka nkongereraho cyane cyane ndagukunda ukaba umwe udasimburwa rwose ikintu uramuhamagariye ndaguhamagaye ngo ugende ujye kwa Mutwara Sibo cyane na ari kwa Mutwara Sibo hamwe hepfo wagiye nawe bwa mbere ariya ni wa mukobwa mabusha wa mukobwa twazanye umujyane nyine nawe bamubarire agana na mabusha na rwose n'ukuri kw'Imana hari umugani wundi bacaga mu gifaransa ngo amata bya mavuta none wazanye uriya mwana ariko uri wundi ni mushiki wa nako ni mukuru wawe nk'amagambo udondoberekanya mu minota nabarebye mbona mwese hari ukuntu musa n'abantu bavukana none nkaguma nishima mvuga nti mabusha none ankorera akantu k'umuti kabisa wankoreye umuti rwose hariya ahubwo jya unyuzamo nahumeka ariko ngo yitwa Burariya yitwa Ariya Leyane Ariya se ntabwo uri kumva Abiya Samu ikintu nkubwiye ni uko ugiye kumujyana naho ibyo kumenya amazina ye ntabwo ari ngombwa n'ubundi uriya nzaguma mwibwira gake gake nyine nanjye urambona utuntu tw'uduce noneho amapantaro rero uba wambaye asigaye iyi ni fitire fitire bavuga fitire ntabwo bavuga fitire ariko mabuja nawe kwigura ururimi rumwe nk'urw'inka bizakugaruka ko mu gihoranda ubundi uze kujya kuri bya bindi bita buberi bimwe mujya mukakandaguza ngo buberi kuri bubu kuri bubu Nyabugogo uze kujya wikandaguza uhora bubireba iyi ngiyi ubundi twize mu gihoranda twebwe ni fitire ubwo wowe wabyize mu rurimi rwawe ibyo sinangombwa kwirirwa tubiburana ahubwo mabuja uriya mwana buriya wahora umuti ukomeye ahubwo ndaje mujyane kwa Mutwara Sibo afite indangamuntu ntabwo muzanye ngo mujyane mu mabi ndamuzanye ngo tubane nk'umwana none se n'ubundi kwa meza nakamujyanye mba bariho ibiryo ntabwo ari ngombwa rwose cyangwa urigenda gusa niyo nje nashaka guseka utuma nseka reka buriya umukozi mwiza none asetsa na nyirabuja ntabwo ari ngombwa rwose mugize abana jindireho kuba none ari n'ibyo barazaroro na bosi mwarakaragire bwasi niyo mpamvu rero nanjye mba nkora ibishoboka byose nk'ibungesera kugira ngo ntazavanga umutwara ari ahangaha n'umutwara abaye ari ahangaha ni ukuri yahita kwirukana
musabira imbabazi reka nubwo mbona ariko ndi umuntu mwiza rwose ese kakayobe ko nubwo ukabona mawuja mbaga yangana aho kuntu buriya ubaha akanyama noneho mbere yuko nkakugeza nyine ku meza kabanza nkakwaho kamwe karyoshye uriya nicyo kintu kitubyura noneho hari n'ukuntu uteka akantu k'agaceri muri twa tundi mujyamo hati ibifuka by'iki nkabona mugunitse hariya twa tundi tw'utuminino ubu noneho nkatagira ntukasa noneho uruda rwose samu ngaho genda uzanire na ari icyayi yaragiye hanze yaragiye kureba uko hanze hameze genda ubanza umuzanire icyayi ndabona ibiryo byawe biri gutinda gushya abanza agira ikintu ashyira mu nda nido iracyahari se cyangwa hari inyange mito ya nido mito y'ibyo bita ubwane wanjye ya nido yo nakurenganya wize ururimi rumwe ibyo bimwe mu bakira bamwe kanza simbuka ibyo mbiza genda nyine umukorere mu gikombe umuzane ibyo nta kibazo mabuja mabuja nido nari nyibazaniye yego sa murakoze ibi ngibi ni ibyanjye ibyo ni icyayi ako birashyushye ako ngiye nanabihoza nta n'ikibazo yewe apfaga iwanyu mu cyaro pe maze iki cyane n'urwacu tujya tukemura ayo matara ahenda harimo n'isukari ayo matara ahenda ntabwo turiya mu cyaro ntabwo bapfutse zongera kubabonera samu ko n'uvuye ufite utugambo twinshi bite byawe noneho wese nzamukira ndakabura samu maze nanjye naje kuba hano nta kibazo waje ukenewe rwose ntugire ikibazo waje ukenewe ahubwo hari ukuntu buriya nasaga n'umuntu nyine wari uri kubwira mabuja uzihangane uzane wa murumuna wawe babonagira murumuna we nyine nabonye ari murumuna wanjye niko nakubwiye buriya rero umutima wanjye wabafotoye kimwe mwese kuva nababona ariko babona n'umuntu wose ugira ngo uroroshye ntabwo woroshye rwose uri mwiza cyane ariya mu cyayi vuba rero n'ubundi ntabwo ibiryo birashya ariko ndi kubikurikirana mu gikoni ntugire ikibazo ariko ntabwo birashya ariko buriya nk'iminota nka kwenteze se nkanga ariko wajya uvuga ibyose kandi narize uzi n'icyongereza wize akataba nayizeho gakeya na good morning ndayize good morning muhuye muri babyenda gusetsa uzi nimugire njye ndumva naniwe ndumva meze nabi ariko uba wanaraye no mu kazi ahubwo amabuja murakomana no kuri kwimana njye mbabona ibintu ukora kurwaza umutwe ndumva ngiye guturika umutwe samu nakubwiye ngo reka mu cyayi nurangiza ujye kumubaruza njyewe reka njye dushe njye kuba ndyamye nta nubwo nshonje ntari mabuja kaza mutware kwa mutwara sibo rwose harya ngo witwa Buraria nitwa Ariya ni iby'umugisha cyane kukubona rwose wowe witwa Samu nabyumva nitwa Samu mu rugo ni hafi ase mu rugo ni mu cyaro mu cyaro hamwe kure hahandi mabuja yambwiye ko nawe uvuye mu cyaro ariko hashize igihe namaze kumenya mujyi wa Kino ahubwo iki cyayi niba ukimaramo kimaremo wowe n'inzarutura urimo ndi gukurikirana hariya tugende kwa mutwara songe kukubaruza ariko hagati ari kuri mwiza uri mwiza cyane rwose tugende kwa mutwara se tugende babona televiziyo zikureba umuntu bazitwara neza kugira ngo atazatuma mva mu mvanga none Imana ifasha akambonera n'akazi nziza Samu rimeze kameze gute no koza nyine ibyombo noneho wagira ngo ahubwo no mu cyaro wari ubimenyereye mwese n'ubundi iwacu nijya kureka ibintu byose ndigiye nyine mvaga njya kuvoma nkabyuka nkakubura rero muri ubu ngubu mama wanjye yari yarakimufasha ibintu byose
ukuri kw'Imana pe ahubwo mabuja niwe wari ugukwiriye njyewe burana rwo ndi umuntu byari byaranyishe rwose ariko birirwa ndwana nabyo nabuze amasahane buri segonda buri munota uzi no kubyoza kuri ngibi ntabwo biravuna cyane ariko njye byari bimaze kundambira ubundi kubera kiba kiri barira ku bisahane byinshi byari bimaze kundambira neza nkashaka ikintu nakora nkashaka aho mbwira mabuja ngo se nawe abifashemo ibintu rero wabyoza ukareba utarebye neza ni ukuri pe ariko rero disi ku ruhande mabuja wacu n'umwana mwiza ujya ubibona none yambara neza kuri wowe bikaba akarusho nanjye cyangwa nkazaguma mabuja nazajya nambara neza byose biriya biba bisaba biriya ni mu Uwiteka agirira umuntu kandi nawe yazwigirira ndetse buriya mabuja agira na bose abyira umugabo cyangwa ntabwo bizi nawe wibaza ibibazo tuba tumwibwira mbese ntiwageze hano ryari wowe yewe haciyemo amezi nk'atatu cyagenze bambwiye ngo wavuye nawe mu cyaro kandi usanga twe tunatera ubu si ukeneye kwitwa umunyacyaro iwanyu isibo iwanyu barayibukaga ngo uyimbwira twumve niba amaze kuba umunyamujyi igihe urwego ndo yesu we yewe nawe ufite telefone imeze nk'iyamabuja wasamfata uyu munsi umwe nambaye kuri twa twe n'amatundi mabuja yangura mabuja nawe yakwitayeho ariko noneho yarakwakije neza neza ntabwo wamenya ko uri umunyacyaro kabisa ubukanguye ntabwo ndukunda ubundi igihe buri wese mba nshaka kwambara nkambara nk'abasirimu mvuze ko mba mbikunze umunsi yambwiye ngo mpamvu yambariye akazi ko meza ugiye kuncika nyine mbaye ntaha hano uzajya umutaye ahubwo nyine umva nzajya mba ndi mu kazi noneho rero nzahita ngura telefone nk'iyo ngiyo nimbangiza njye nifotoza nimara kwifotoza nirangiza nzajya ngura twita twiza noneho igihe kizakijyana nasohoka uri kubyumva uteye poroje yose wayipanga ahubwo se wowe makuru kuganira singugarije ku bintu ndi gutekereza njye rero ubu ngubu ku ruhande rwanjye ndishimye ubutabo bufite ikintu cya mbere kinshimishije nabashije umugisha wo kubona umwana mwiza nkawe izwi iwacu mu cyaro nta muntu wamenya ibiryo ega mu cyaro nta biryo biba bihari mu cyaro we n'abana benshi cyane nta n'ibiryo biba bihari ariko hano urareba baba bagomba guteka ibiryo bigasigara nyine ku buryo hagira ibisigara bakamena uziko hariya hirya haba ibimoteri hakurya iriya bamenamo ibiryo gusa bakeba nta kintu wonye kiguye hano ahubwo se ugira ngo si cya semuhanuka gihanutse hariya hejuru biriya umva n'ibintu cyatsunze ngo abakire bagiye hari abakire bagiye kuzimu urabona nk'ibi ntitumenye ukuntu bitugezeho umutima wumve habuze gato nawe ugira ubwoba ahubwo cyari gikoceye urutugu ngira nk'ibiryo biba bipfuye gusa nuko mba nabihaze njye nanakongera amabiryo oya hano nta muntu urumva wowe uzarya wifure noneho reba hano umva twebwe rwose ibintu bijyanye n'ibiryo nta siteresi mu cyaro iwacu noneho haba hari n'abantu bafite amatungo twebwe naho bakabirya hano rero ntari ingurube no kujyana mu kimoteri bakamena gusa ariko rero ku rundi ruhande nari ndi kukubwira nyine ukuntu nagiye umugisha komeza ubwire wambure nagaze umuntu twe tuzirangiye ntabwo zari zirangiye wahanira ngo ryajyaga ari kwicamo jyenyine ubwo rero uzangura ajya nkuganiriza nuhembwa uzangurira umenye ko ngiye mabuje mfata nk'umwana atajya amema unywa gake ngewe nkunda agafata ka oranje usikurukana mu neza nuko numabuje akunda no kugura amaji ubwo nzamubwira rimwe tugurire uraza kugerageza uzasaba uruhushya twijyanire hano hepfo ku muhanda ubwo se mabuje ugurira ku muhanda wamubwira ko ugiye nko kwiyogoshesha kuri salo kwiyogoshesha kandi mabuje arambwira ngo nzatere ku musatsi azamukira nta kibazo wamubwira ko mba nabinditse nashyizemo n'ibitambaro kugira ngo nyine umusatsi uzakura nsukisha ubwo ahubwo uzakagura ukazane hano ariho tukanywera sibyo cyane urarenze rwose ahubwo buriya ni ibintu bidakunda ku gitekerezo cyanjye numva ubu nakabaye nkodesheje nibura nkari gutuza nk'umuntu urabeshya kurimo rwose urebye kuva nkikubona mpita numva umutima uguwe neza ariko uzi n'akandi kantu ubuzima bwanjye buhagaze ku mizi y'uko ngukunda ubwo bisobanuye ko arankunda nibyo ako nibyo arankunda umva nubwo yaba nkunda njye sinamukunda ngiye ngomba kuzashaka umugabo w'umukire njye ntabwo nakundana umugabo utari umukire kubera yuko uzamubwo neza nubwo ntizi ariko kereka niba ari umukire nzabanza mubaze niba agira n'inzu ikareka kugira ngo nicane numva noneho abana aranshiba none nta kintu najyaga nkora umva nanone imbere
gushyiramo ibintu byose rwose neza ku buryo mama ari bushime uyu munsi ukuntu tubona twacu najyaga ntoza mama twabaye inshuti yakuye utwenda nkabikesha uyu munsi mabuja cya gisikarita cyitwikisha noneho umva icyama akazi sinzi zose ngiye no kugatangira nzagura utwenda twiza mva noneho ngikireho n'imisatsi wagikombe ngiye kugukesha ku buryo mabuja ari gukumirwa niba rero gukesha none ngiye gushyiramo amazi umusone rwakira ufungura hano nabaze neza igikombe cya bosi ko byasaga kose cyari gisa ibintu n'amabuja aranyica mana we leta nsubira iwacu mu cyaro kandi iyo ndimenya sinkiremo amabuye yesu we ubuse koko mbaye iwanyu mana we ubundi uru rukombe rwo rwamenetse gute